ndongera kandi mbabwira irindi tsinda rya kabiri rizaba mu ijuru. Ndababwira ngo mu ijuru hazabayo uwapfuye n'uwamwishe. Uwapfuye n'uwamwishe bazicarana ku ntebe mu ijuru, ariko harabayeho kwihana. Reka mbabwire utuntu tugeze nka tubiri nasomye kuri we ngatangara. Haleluya. Ngo umunsi umwe, kubera ko yagiraga nationalite ebyiri, yari umuroma kandi akaba n'umuyuda. Umunsi umwe rero ngo hari mu gihe cy'umukwabo, bari kuvuga bati abantu bavuga ko Yesu ari umwami rwose, bamenye ko ibyo bintu bitari kudufasha, nta nubwo bari bunyure hano. Noneho ngo yari ari kumwe n'abantu kandi ari usobanutse, murabizi ko yari umunyamategeko, yarize amashuri menshi, ariko kumwe n'utuntu tumeze nk'udukecuru n'utuntu nyine tw'udukobwa n'uduhungu, hagenda nyine ari nkawe shefu. Ariko ngo bagiye kugera kuri bariyeri, arabimenya, arebye asanga abantu bari ku burinzi, niwe wari komanda wabo kera. Aravuga ngo nibambona barahita banterera amasari, bahita bavuga ngo shefu banyite fandi, kandi ndakiri fandi wabo. Jewe icyiza cyanjye nuko nshaka kuba umukristo, nibyo binejeje, kandi nshaka ko niba abakristo barakubitwa nanjye ndakubitwa nkabo. Ngo icyo kintu aragikora, ngo aragenda yitwikira kugira ngo batamubona, bati we muhagararaho, muri abahe? Bavuga iyo bavuye, mutwereke ibyangombwa. Yerekana amakarita y'umubatizo. Amakarita y'iki? Bati nta bindi byangombwa. Arabisha kandi wabifite. Agiye kuvuga ubutumwa, aho arahatambuka baramureka. Ngo ageze aho iteraniro rirabera, muvuge ngo kandi ari we mwigisha. Ngo abantu, umwana yaramubonye ati mama, ati fata ishakoshi twiruke. Undi ati kubereka, ati dore umwe wamwicanye araje. Nyina ati humura niwe twabonye kuri afishi. Ati humura niwe urigisha. Undi baravuze ati hajya harafunguye, wazamukana hano yagera hanze. Buri muntu wese ati arigisha ameze guca mu dirisha, aratangira kwica niruke. Ahagaze imbere avuga ijambo ryiza, aravuga ngo ndashimira Kristo wantekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo. Aravuga ngo nubwo nabanje kuba umutukanye. Ageze hepfo aravuga ngo kandi muhumure, umuntu yari muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya. Ibya kera biba bigize gute? Abantu bati tuvuge ko nawe se wabaye musha. Arangije arigisha. Haleluya, haleluya. Nanje ndi mubo angirira. Oh, arangiza. Oh, nanje ariko wewe ntabwo urimo. Oh, David ati n'iryo nikosa, ntabwo nari nacaginze, wenda nta muriro nari mfite muri mashini cyangwa muri telefone. Umutambyi atayo na makosa yombi. Ati rero niwe utabizi, abateranye bose barabizi, n'abari ku murongo ku mbuga nkoranyambaga barabizi ko nta mutsima wa rubanda, nta utabizi. Umutsima wa rubanda warashize. David ati niba uwa rubanda warashize, hasigaye uw'abandi. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Sohoza uwo mwegeranye tutari twicara, reka turarike umwigisha wacu aze
kugira ngo ahite akomeza n'umwanya w'ijambo ry'Imana ugiye gukurikiraho. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira kuri mu ruhande rwacu. Ijambo ryawe ryatubwiye kuko iyo umuntu akurebyeho arakira, arabohoka, abona amahoro n'ibyishimo. Uyu mwanya tugiye gukomeza twumva ibyiza watwiteguriye. Dusengeye umukozi wawe, muhe umugisha, uhagarane nawe. Mwami Yesu, narambura akanwa avuga, uvugire muri we kugira ngo twumve icyo uvugana natwe. Turasabye Mwami Imana yacu ngo imbaraga zawe zibane nawe, kandi imbaraga z'umwuka wera zibane natwe. Twebwe twese turagusabye Mwami, utugotesha imbaraga zawe. Witeka Imana, izindi imbaraga zose z'umubi turazicecekesheje, turazihagaritse mu izina rya Yesu. Kirogoya yose turasenze mu izina rya Yesu, kugira ngo icyubahiro cyawe Mwami kibe cyo kiganza muri uyu mwanya. Kandi imitima yacu irategereje kumva icyo uvugana nayo. Turasabye kugira ngo ukingure imiryango y'ijuru mu izina rya Yesu, kugira ngo buri wese ugiye kumva ijambo ryawe rigire umumaro mu mutima we. Urakoze kuri kumwe natwe kandi kuduha umugisha, ni mu izina ryawe rya Yesu, amen. Mukomere Imana amashyi. Abafite ibiganza mukomere Imana amashyi. Ababyeyi bayivugirize impundu niba bishoboka. Imana nihabwe icyubahiro, Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya. Umwami Yesu ashimwe. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya, dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 21. Turasoma duhereye ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 7. Twongere dusome kandi mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Tababwira igice tuhageze. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 21. Dusome duhereye ku murongo wa 5. Nimuhagera ndasoma, nje nahageze. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditswe ngo, umutambyi asubiza Dawidi ati, nta mutsima wa rubanda mfite keretse umutsima wejejwe n'uruburaburizo, keretse abahungu birinze abagore. Dawidi asubiza umutambyi ati, nukuri tumaze iminsi 3 tubujijwe abagore. Twahagurutse iwacu ibikoreshwa by'abahungu ari byera, nubwo ari urugendo nk'izindi. None ibikoreshwa byabo ntibirushaho kuba ibyera. Hari akabazo. Nuko umutambyi amuha imitsima yejejwe, kuko hatariho undi mutsima keretse imitsima yo kumurikwa yakuwe imbere y'Uwiteka, bagasubizaho ishushe. ubwo bayikuragaho. Imana idufashe cyane. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo wa 12 n'uwa 13. Haranditswe ngo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo wa 13. Igice cya mbere turasoma umurongo wa 12 n'uwa 13. Haranditswe ngo, icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye. Namwe niho muri gusoma.
yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Tuvuge ngo nibyo. Mwakira ijambo ry'Imana. Ibintu Bibiliya yivuze aba ari byo. Haleluya. Ndanezerewe kongera kuboneka hano muri iki cyumba. Nkuko dusanzwe tubivuga, natwe hano ni iwacu, ni mu rugo. Niyo twaba abashitsi, turi abashitsi basangwa. Amen. Twari duheruka hano i Nyarugenge mu giterane cy'itorero cyateguwe na korali Agape. Twahagiriye ibihe byiza, ariko kandi twagize umugisha tuwugiriye ku Mana yaduhamagaye. Ivugira mu bashumba, baraduhamagara ngo natwe tuze tube umwe mu bagabura b'ijambo ry'Imana. Imana nihabwa icyubahiro. Turabashimiye nabo, Imana ibaha umugisha. Ku bashitsi, umushumba watwakiriye yagerageje kubivuga amazina. Nitwa Nshizirungu Emmanuel. Ndubatse, mfite umudamu n'abana. Ndi umubwirizabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo w'umuhamagaro. Ndi umukristo wo muri paruwasi ya Gasasa, ni imwe mu maparuwasi agize ururembo rwa Rubavu, ariko nje n'umuryango wanjye dutuye i Musanze. Nishimiye kubana namwe. Yesu aduhana imigisha. Haleluya. Hari abantu bumvishe dusomye iyi mirongo, ariko ndagira ngo mudutege amatwi tubabwire. Ntabwo twavuye mu ntara tuje gutembera i Kigali. Turi hano kubera Imana, kandi turi hano kubera mwe. Kandi nkuko mubizi, aya ni amasengesho yo kuwa gatatu. Gusenga kwiza ni ukwishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Umuntu yaravuze ngo iyo umuntu asenga atazi icyo ijambo ry'Imana rivuga, aba ameze nk'umuntu uburana atazi amategeko. Gusenga ni ukuburana, ni ukuba uriho ubuzima udashaka ko ari bwubamo, ukagenda werekana aho ushaka, uko ushaka kuba, kandi uri imbere y'ubifitiye ububasha. Uri imbere y'ubifitiye iki? Ububasha. Ukavuga uti Uwiteka, niba nkugiriyeho umugisha, dore uko mbayeho, ariko dore uko nari nshaka kuba, kandi urabishoboye. Ugahita werekana ingingo yakurengera. Ingingo yagira gute? Yakurengera. Hari ukuntu rero umuntu aza akicara muri iki cyumba, akicara gusa kavuga ati Imana watubonye, ukagira ngo Imana ni umukameramani. Gusenga ni ukuburana, ni ukuvuga, ni ukwerekana n'ingingo, ni ugukora imirongo migari yerekana uko ushaka kuba. Kandi cyane ko aha twicaye ni mu rukiko rw'ikirenga. Ndagira ngo mbabwire ko ibyo hano banzuye hanze bishirwa mu bikorwa. Ibyo hano banzuye hanze bishirwa. Amen. Icya kabiri, hari igihe mu rukiko banzura kutsinze, ariko utahura n'umuhesha, ukazamara igihe utarinjira mu byawe kubera ko utarabonana n'iki? Nk'umuhesha w'inkiko. Umuntu agakomeza akakubera mu nzu kandi waramutsinze. Ukaje urabwira ubuyobozi uti mwayimukuramo, bati si wazanye umuhesha, ati ariko naratsinze. Turashimira Imana, twicaye imbere ni umucamanza utabera. Haleluya. Na niwo muhesha kandi w'ibyacu. Ibintu Imana yanzuye hanze babishira mu bikorwa.
Haleluya. Ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana rifite topic ivuga ngo umutsima wa rubanda warashize, hasigaye uw'abana. Hasigaye umutsima wa rubanda wagize gute? Warashize. Turaza kumvikana imvugo ya Bibiliya ibifite ukuntu imeze, abantu benshi bagomba gusobanukirwa, kuko umwuka wera niwe mwigisha mukuru. Twebwe nubwo tuba duhagaze aha, ariko umuprofe mukuru ni umwuka wera. Ibintu aradushoboza gusobanura, mu bitega amatwi murabyumva. Natwe turi hano kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Amen. Iyo Bibiliya ivuze umutsima, ntabwo ari uriya wo mu ifu gusa. Iyo Bibiliya ivuze umutsima, ibivuze igitunga umuntu icyo ari cyo cyose. N'ibinyomoro byaba umutsima, n'amaronji yaba umutsima. Ibivuze icyagutunga umutsima ni ijambo Imana yakoresheje ibwira Adamu na Eva imaze kubababarira bamaze gukora icyaha. Murabizi ko bagikoreye mu ngobyi ya Edeni. Batarakora icyaha, bari bemerewe kubaho mu buzima budapagasa, bari bemerewe kubaho mu buzima budahaha, bari bemerewe kuba mu buzima burya ibiryo bidafite aho bihuriye n'imyotsi n'umunyu n'amavuta. Bari bemerewe kurya ibiryo bitagira ingaruka, kuko ubu ingaruka nyinshi dufite nizakuruwe n'icyaha, ku buryo bigera ku rwego n'ibintu umuntu asengera ngo Imana imuhe nabyo bimuteza ibibazo. Ibi twita ibisubizo nabyo kubyakira ni ibindi bibazo. Hari uwo twahuriye ari gushima mu mutwe, inzara zikazamo umusatsi. Ndamubaza nti ufite ikibazo hehe? Arambwira ati wikwiriye kumbaza habaye iki se? Ati riya ngegera. Ndisi kuri gutukana uri umukirisitu? Ati ntabwo ari umuntu, ndizinika. Ati ni na modoka yanje. Ari kwita imodoka ingegera. Ndisi habaye kata ariko nayiparitse. Kubera iki se? Ati sinzongera gupfa kuyitwara. Habaye iki se? Ati uza amafaranga nishyuye. Ndisi ko mu by'uri kuvuga byose nta kintu ndi kumvamo. Arambwira ati mvuye gukura inka mu kiraro, ndayigurisha njya kwishura, kuko aho bamfatiye barebye amadeni ndimo. Nyobegwaho kamera yamfatiye. Ati bakoze amadeni, barambwira ngo ntiyemereye kuva aha ntari nishura. Mpamagara umuntu duturanye aje kureba inka yanje yari iri mu kiraro. Arayireba yishimye, anyohereza kuri momo, mpita njya kwishura. Ati nanjye nyikuye imbere y'umupolisi, narakaye nyijanye mu rugo, sinzongera kuyihasohora. Ntabwo nciye intege umuntu uri gusengera imodoka, ariko ndashaka kubabwira ko ibintu byose nibi turi gusaba nitubibona tuzaba dufite iki? Ibibazo. Muhumure, nimukomeza kunsengera, hari icyo ndavuga ukumva kitari kugufasha, ariko kirakurikiraho kiragufasha. Cyane ko dukwiriye kumva ibyo Imana ishaka ko twumva, ntabwo dukwiriye kumva ibyo twe dushaka kumva. Amen. Ndamubwira ndi sindi uzongera kuyitwara. Ati wapi? Atungiye kuba mu rugo. Bandamurebye nawe arandeba, ndavuga ndi wayimpaze. Tembe ibyo bibazo. Aranga. Nsanga nabyo mubikunze, mugomane ibyo bibazo.
nawe ugenda ahubwira ngo ujye urarara udasinziye yigire gute yimbe nanjye ibyo bibazo mbigire ariko mbigire ntari kugenda muri shira umuteto aranga pe na n'ubu aracyayifite. Ariko nashaka kubabwira Imana ikoresha iri jambo yari imaze kubabarira Adamu na Eva. Ikimenyetso cyerekana ko yabababariye ibahamagaye ngo bavaho bari bihishe kuko bakoze icyaha, ngo baje bambaye ubusa, badoze imyambaro mu bucocera mu bibabi by'imitini. Bibiliya iravuga ngo Imana ibarebye ukuntu ubwambure bwabo buri hanze, Imana irababara, ngo irambura ukuboko isingira inyamaswa yari muri iyo ngobyi, irayishishimura iyikuramwo amagufa n'inyama, uruhu rwayo irarubambika, ibambika uruhu rw'inyamaswa. Ruriya ruhu murabizi, uretse abantu ba buno twe tuvutse kuri viziyo, abantu ba kera bahetswe mu mpu, uruhu rwari ingobyi, uruhu rw'inyamaswa, urw'intama, urw'iki, kandi n'impu zagiraga igiciro cyazo. Hari uwo bahekaga bakamenya ko uwo mwana se ateye imbere, hari uruhu rutari cenyege. Nanjye uruhu narubonyeho, uruhu baruhetsemwo abana. Uruhu ntabwo ari ingobyi gusa, wari n'umwambaro. Ibi bitambaro bitaraza, uruhu wari umwambaro. Imana irarubambika umwambaro. Uriya mwambaro Imana yabambitse wari umwambaro gusobanura imbabazi, ko bababariwe. Mbibutse ko kandi, haleluya, Imana ikubabariye uko wakwambara kose ububerewe. Umwambaro ubereye umuntu ni imbabazi z'Imana. Mwambara imbabazi. Mwambara iki? Imbabazi. Hari ukuntu abantu bashakira mu bintu bihenze, bagakanga bagakangata, ariko iyo utababariwe ujye umenya ko wambaye ubusa. Ibyo waba wambaye byose ujye umenya ko tutamenya igiciro cyabyo. Igiciro cy'ibyo wambaye nuko waba wambaye imbabazi z'Uwiteka. Imana irababwira ngo ariko nubwo mbababariye, ingaruka z'icyaha mwakoze ni ibintu bibiri. Wa mugabo we ntiwari kuzapagasa n'umunsi n'umwe. Ibintu byo kurira ibikwa, ibintu byo guhereza sima, ibintu byo kwirigura hinga, ibintu mbese ibintu byo kwirirwa kuri mashini ukava imyuna wabuze ibisubizo, ibyo bintu ntibyari kuzakubaho. Ariko uzajya umutsima ugize gute? Ututubikanye. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Irahindukira ibwira umugore, namubwira ngo nawe ntabwo wari kuzigera utwita rwose. Ibintu by'ibise n'ibyuma bakubaga ngo ubone umwana nta byari kuzabaho. Wari kuja uraganira n'umutware wawe, mwabona mukeneye umwana mukabyifuza saa moya z'ijoro mugeze mu mashuka, mu gitondo mugakanguka umwana ari mu rubavu. Nta mezi 9, nta materinete. Ibyo bintu ntibyari kuzabaho. Ariko uzabyara ugize gute? Ubabaye, urushye. Reka mbabwire,
mujye mureka twicare twige ijambo ry'Imana. Hari ukuntu kera twabaga mu cyumba cy'amasengesho abantu bakavuga amagambo bimwe ukagira ngo nibyo, ariko watindana n'Imana wasoma ijambo ry'Imana ukumva ibyo bintu nta kintu kirimo. Ukumva umuntu ahagaze mu masengesho atabatwite, ati nabo, ati nibagire hano imbere, ati tubasengere, ati bazabyare neza, ati mukozi w'Imana ngwino barambike ibiganza. Noneho ngashaka iyo neza akavuga ariko so ubu turabasengera batwite ku buryo azaseka umwana akaza, turamusengera azagende mu mashuka aryame arota yabyaye akanguka abona umwana. Nge ndavuga ndi cyo ndi busengere nuko umwana na nyina tuzababona ari bazima, naho aho bizabera sinzaba mpari. Ibyanditswe nibyo bizasohora, ibyanditswe nibyo bizagira gute bizasohora. Umwana yaca mu izuru, yaca mu gutwi, ibyanditswe bivuga ko azabyaragize gute. Nubwo yaba ari umugore w'umushumba, nubwo yaba ari uyoboye amasengesho, amenye ko atahindure. Nta masengesho yahindura inyugute ya Bibiliya. Tushobora gusenga ngo inyuguti iri hano yihindure, ahubwo amasengesho yahuye n'ibiri hano bibyara igisubizo. Haleluya. Hari umunsi umwe nanyuze ku kigo nderabuzima cy'iwacu, abantu dusengana barambona baransuhuza, baturaho umukozi w'Imana ndi mukomere, bati uzagaruka kudusura ryari mu masengesho? Ntinzaza. Mu gihe bakimpepera ari batatu, mbona umwe muri bo aramanutse yikubise hasi, undi aratabaza ati muganga we aturi hehe, ati muganga atabara kiramufasha. Nje sinarinze cyari cyo, sinari narabanye na mama, sinari mfite umudamu, nari nkiri umusore, ariko baravuga ngo kiramufasha. Nje ncyaka iyo giturutse ndahabura, kajya ndabaza ndi ni iki kimufasha. Muganga araza yiruka, n'abandi baraterura ahandi hose, ariko ashize ukuboko hasi, ukuboko gufatisha pasiparumu, ibyatsi, arafata ahandi hose barahaterura, ukuboko kuguterura biranga. Muganga arahamagara atabateravayeri bose muze mwihuta, baza biruka baterura ukuboko ari batatu, baraterura cyane. Mu guterura nagiye kubona mbona n'igisinde yakizanye, aza gifashe guca, bamwinjiza mu bitaro. Nje mba ndahamagaye nti mu mwaka ibyo byatsi atanduza ibitaro kandi hari amakaro. Umukecuru arambwira ati kitaramurekura ntiyabirekura. Ni guco yambwiye, kitaragira gute ntiyagira gute. Arambwira ati wowe uri umwana, ati kitaramurekura nawe ntiyabirekura. Ndavuga ndi ni igiki, muri kumva ari igiki aho kitaramurekura biriya byatsi afashe ashobora kubirekura. Reka mbabwire, naravuze nti Mana, nubwo natwe twurira ibikwa tukaja gupagasa, ariko nabo ndiborohewe pe. Kitaramurekura ntarabirekura. Ndabyitegereza ndavuga nti umuntu wabishobora yashira ingengo y'imari ndende, yashira imbaraga nyinshi mu kwirinda icyaha kuruta mu kucihana. Kuko icyaha iyo ugikoze ukacihana, Imana iguha imbabazi, ariko ntikubabarira ingaruka. Ariko kandi aho kugira ngo uzarimbuke, wahangana n'ingaruka
ariko warababariwe. Ndaza kubabwira no mu ngaruka habamo nkunganire y'ijuru iyo wababariwe. Iyo wagize gute? Wababariwe. Mperutse kuganiza abantu ijambo ry'Imana, Imana yambwiye ndababwira ngo mu ijuru hazabayo amatsinda abiri. Amatsinda ngahe? Cyangwa reka dukoresha amasibo, iwacu mu Rwanda niko dukunze kuvuga amasibo. Isibo ya mbere ikomeye ni itsinda ry'abantu batigeze bakora icyaha. Ushobora kumbwira uti se abo bantu babayeho ku butaka baba mu isi? Abantu bazaba mu ijuru, ndi kwanga gukoresha ijambo rivuga ngo bazaba bicaye muri VIP kubera ko ntawe uzaba yicaye inyuma y'undi, ariko itsinda ry'abantu batigeze bakora icyaha ni itsinda ry'abitwa ba Daniyeli. Abitwa bande? Ba Daniyeli. Bibiliya iyivuga Daniyeli imugaragaza ko ni Babuloni. Babuloni bisobanura hano ku isi. I Babuloni ngo bamushakiye ibyaha barabibura, ngo uretse no kubura n'ibyaha ngo bamuburaho n'ifuti. Bamuburaho icyaha, bamuburaho n'ifuti, bararibura. Daniyeli ngo yabayeho mu buzima abura ibyaha yihana, akajya yihana ibya bene wabo. Akavuga ati nje nta nzoga nanyoye ariko data wacu yarazinyoye, ubimbabarire. Nje sinigeze ntukana ariko mushiki wanje ashobora kuba yaratukanye, nabwo ubimbabarire. Ngo akajya yihana ibyaha bya bene wabo. Iyo dusomye Bibiliya dusoma ubuzima bw'abitwa ba Yosefu wa Yakobo. Bibiliya imugaragaza ari umwana, ikongera ikamugaragaza ari umusaza akuze ashaje, ikamugaragaza nta cyaha agize gute habe naho yigeze yihana. Yosefu yarabitsinze, arabitsinda. Hano hari umuhungu yavuze ati nabaye umuswa 100%, nongera mba umunyabwenge 100%. Nasetse natembagaye. Ariko Yosefu mwene Yakobo yabaye umukiranutsi kuva Bibiliya imuvuze ari umwana kugeza ashaje. Yosefu nta cyaha. Umuntu uzabona icyaha cya Yosefu azaba impe no muri message. Ibindi bitsinda abandi bantu, Yosefu yarabitsinze. Abo ngabo ni itsinda rizaba ryicaye mu ijuru rirabagirana. Abitwa ba Enoki bagendanye n'Imana, abitwa ba Abeli n'abantu bazaba bicaye hariya barimo muri Bibiliya. Ubwo uri kugira ngo umbaze niba na hano bahari, ariko barimo bene data. Ndongera kandi mbabwira irindi tsinda rya kabiri rizaba mu ijuru. Ndababwira ngo mu ijuru hazabayo uwapfuye n'uwamwishe. Uwapfuye n'uwamwishe bazicarana ku ntebe mu ijuru, ariko harabayeho kwihana, harabayeho kwihana. Uwitwa Stefano mu byakozwe n'intumwa 7, Stefano ngo niwe murokore wari uyoboye abandi, niwe wabaye umudiyakoni wa mbere, niwe wahagarariye ububyutse bwo muri Aziya. Stefano yuzuye umwuka wera akiri muto, ari ingimbi, ari umusore. Stefano ngo ububyutse bwe butera ikibazo abapagani.
ngo baramugambanira, baravuga ngo ubu bubyutse bwose muramutse mwishe Stefano aba bantu bahita bazima, ariko bibwiraga ibyo badafitiye igisubizo. Mbega Bibiliya ngo iraryoha. Stefano ngo bamushakira ingabo, bashyiraho n'umugaba wazo. Icyo gihe yari uwitwa Sawuli, ngo ayobora igitero kigiye kwica Stefano. Bibiliya iravuga ngo bageze aho Stefano ari, ngo yari ari mu mwuka. Stefano ngo baramucecekesha, yanga guceceka, baramucecekesha, indirimbo yanga gucika, araririmba. Haleluya. Stefano araririmba. ngo aho asoreje arababaza ati bite ko muhagaza? Baramubwira ngo turashaka kukubaza impamvu uririmba, utinyuka ute ukavuga ko Yesu ari umwami kandi iki gihugu gifite umwami? Hari abami babiri baho mu gihugu, idosiye ya mbere mufite niyo kuvuga ko Yesu ari umwami, ubundi ntabwo byemewe muvuga ukundi ariko ntimumwite umwami. Stefano aravuga ngo natwe iryo turikuyeho, yababaye nk'abandi. Yesu ni umwami. Haleluya. Yesu ni umwami. Mbibutse ko ariyo dosiye ye kuva yavuka kugeza ku munsi Pilato yanzuye urubanza. Babwiye Pilato ngo ibindi byose wanzuye twarabyemeye, ariko iki giki gikosore tukiri mu rukiko. Pilato ati iki? Baravuga ngo wibeshe mu nyandiko. Wibeshe mu nyandiko, andika ko yiyise, ntawe abimwise, andika ko yiyise umwami w'Abayuda. Pilato arababwira ngo nubwo ntabatijwe, ariko nubwo nta wigeze mbona mu cyumba cy'amasengesho, ariko icyo nanditse nagize gute? Ntacyanditse. Tugira abantu basumbwa na Pilato kwanzura. Pilato yanzuye umwanzuro, aravuga ati mva babwire, sinshobora gusiba. Kandi ibintu byemejwe n'umunyamategeko bishyirwa hehe? Bishyirwa hehe? Pilato ati nabyanditse. Stefano nayisomye Bibiliya ngo baramubwiye ngo tubwire ikigutera kubivuga. Stefano ngo yashatse kuvuga Yesu, aravuga ati sindamuhera hano muri Matayo, ngo aje kumuhera mu itangiriro. Ntabwo Yesu ari uw'ejo bundi, yahozeho we. Ntabwo Yesu ari uw'ubu, ntabwo Yesu yadutse, ntabwo Yesu aharaye. Yesu aje kumuhera mu itangiriro. Haleluya, haleluya. Aje kumuhera mu itangiriro. Muribuka ijambo, Imana niyo yabaye umuhanuzi mukuru. Umunsi Satani ariganya Adamu na Eva agira ngo atsinze igitego bagakora icyaha, Imana yarabahamagaye irababwira ngo wa mugore uzabyara urushe, wa mugabo uzatutubikana ko mu maso yawe niko kuzaguhesha umutsima. Igeze kuri finali ibwira na Satani ngo nawe Satani wanzoka, ntugire ngo utsinze igitego. Ntacyo utsinze rwose, igitego cyawe gifite amakosa. Ibitego bya Satani biba bifite amakosa, aba yaraririye. Ibitego byinshi bya Satani biba bifite iki? Arbitre ntabyemera rwose. Ni ibitego bifite amakosa gusa. Imana iramubwira ngo uyu mugore washutse mu nda ye hazavamo umwana, uwo mwana azakumena umutwe. Yavugaga Kristo. Kristo ari mu isezerano rya kera atitwa Yesu, ariko afite andi mazina, ariko niwe. Stefano ngo amuheriyo
aramuzana. Amugejeje uwo munsi, Bibiliya iravuga ngo babyumve, ngo bagire gute? Mwaragasomye namwe? Ngo babyumve, ngo bazabiranywa n'uburakari. Ariko nubwo bazabiranyijwe n'uburakari, muvuge ngo amen, mbabwira kandi karimo gafite imbaraga. Bazabiranyijwe n'uburakari, ariko ngo baramwitegereza, ngo bamurebye mu maso, ngo babona asa na marayika. Ntibabona asa na se, ntibabona asa na sekuru. Ukwiriye kuba umuntu ubwira abantu Yesu, bakureba bakabona usa na marayika. Bamurebye babona asa na marayika mu maso ye, ngo babona hasa na ha marayika. Ariko baravuga ngo turakwica pe, ngo icyo banze ngo ni ukumutsinda ku gatuti, ngo baramukurubana, ngo bamujyana inyuma y'umurwa. Ngo witwa Sawuli ngo ashima ko bamwica, ashira akaguru ku kandi, aravuga ati mwice, mumenagure, mukubite, muhombore. Stefano bamwica ku manywa, bamwica abantu bareba, ngo bamutera amabuye, bagambira kumwicisha amabuye. Ndagira ngo mukurure mu isi y'umwuka, murebe urupfu Stefano apfuye. Apfuye atarwaye, apfuye atiyahuye. Stefano yishwe ku manywa, Stefano apfuye. Ariko ngo mugihe bakimutera amabuye, ngo mu ijuru Imana irahaguruka. Imana igira gute? Irahaguruka, ibwira abamarayika ngo muhaguruke twakire umukiriya wacu. Muhaguruke twakire uwacu araje, muhaguruke twakire umukiriya. Stefano ngo ahita yerekwa, aravuga ngo mbonye ijuru rikingutse. Ndaribonye ijuru, mbonye ijuru rikingutse. Zo ni impfu z'abakiranutse. Mbonye ijuru rikingutse. Aravuga ngo mbonye umwana w'Imana yicaye iburyo bwa se. Abona Imana, abona n'umwana. Ngo mu ijuru baramurebura bati ngwino, iyizire ureke ibyo bihanyazwa by'ibiki. Iyizire. Stefano umutima uracika. Stefano aja mu ijuru, kubera ko bwari ubwicanyi bushigikiwe na leta y'icyo gihe. Muri icyo gihe iyo ubwicanyi bushigikiwe na leta, abantu barica kandi bagasahura, kandi bakumva bakabaha felicitation abantu bakoze ibikorwa nk'ibyo cyane. Ngo Sawuli niwe wari ubihagarariye, ariko ariwe washizweho n'abari kwica akarengane k'abakristo. Ngo mu gihe bamaze kwica Stefano, ngo bagabagabana imyenda ye nako ibintu bye. Ngo ariko Sawuli aravuga ngo ibindi byose ni mu bisahura. Ngiye ngiye kubabwira ikintu ndasahura kuri uyu muntu. Mumburi ya mwitero we, uriya uri ku birenge bye ari wo mumba, ibindi byose musahure namwe. Ngo bafata umwitero wa Stefano bawuhande Sawuli, awutahana ku bitugu. Avuga ati turabarangije, ariko batisa ko gasharupa ati nako nsahuye. Naho kumbe ntiyamenye icyo asahuye. Muvuze ngo amena ntakibabwira iki kintu asahuye. Umwitero bivuga umurimo. Muribuka ko ari wo Eliya yasigiye nde? Elisa, aba umuhanuzi mu cyimbo cye. Uwo mwitero Sawuli yarasahuye ibyo atazi, yarasahuye ibidasahurwa. Yaravuze mu isi y'umwuka, yaravuze ngo mumbe icyo yakoraga, aricyo nanjye nja ukora. Mumbe icyo yakoraga, mumpereze uriya mwitero we. Icyo yakoraga mu kimbi, atahana rero ibyo atazi. Ariko mu ijuru bazi. Mu ijuru raporo yatanzwe, baravuze bati mumenye ko wa muntu wari uduhagaraririye iyi hepfo avuyeyo, turagezaho. Ariko amafishi yose niwe wari uyariho, ibiterane niwe wari uzabibwiriza.
amafishera ya Stefano yari azabwiriza i Gahogo, azabwiriza n'i Nyamata, yari azabwiriza Rwikubo na Nyarugenge, niyo uzabwiriza. none bamwishe, ibiterane bari kubyitegura. Biragenda bite? Mu ijuru harema inama ikomeye. Mu mwanzuro wavuye muri iyo nama baravuze ngo umwishe azabibwirize. Umwishe azagire gute? Ntiyagire igiterane kizabura umwigisha. Uwo muntu umwishe ko atishwe na malariya se, ko atari imodoka icitse feri, ko bamwishe babishaka, Imana ntihomba. Nta mushinga w'Imana n'umwe upfa ono kubera harimo bantu runaka. Imana izi gushaka ibisubizo byihuse. Iravuga ngo uwishe Stefano, ibyo biterane azagire gute? Babwira Imana bati se none umwishe ko atarabatizwa. Umwishe se ko atarabatizwa biragenda ute? Imana iti kubatizwa bisaba iki? Amazi ntahari, umubatiza ntahari. Bamubatize no kuwa mbere kuwa kabiri abwirize. Umwishe se ko adakijijwe. Gukizwa se bisaba iki? Ibiterane se birijyari. Baba barebye kuri wo rero. Mu gihe mu ijuru bari kurema inama y'uko ibiterane bitabura umwigisha, Sawuli nawe iyo yarari gutanga raporo yabo yishe. Bamubaza bati se none turabyemera da, wishe umushefu wabo wari uhagarariye ububyutse, nta handi se hasigaye? Aravuga ati hari akandi gatorero gasigaye kitwa i Damasiko, ako nako mureke nkarangirize ngakuriremo rimwe mu yampere rimwe, mugire gute? Ariko sira hejuru turi kumwe. Aravuga ati ko ngako nako mureke ngatambikaneho nkarangize munyishure mu nkore fagitire. Baramubwira bati ngaho ihute. Bibiliya iravuga ngo ari mu nzira ija, ariko se mwasomye Bibiliya mwarayisomewe. Ari mu nzira ija, agize ngo ikiraka kirangirize, ari mu nzira ija i Damasiko. Yari komanda ukomeye afite abagenda imbere n'inyuma. Uwo munsi ngo umwanzuro wo mu ijuru bari bafashe, Kristo yari yamanutse kuwushira mu bikorwa. Turashimira Yesu umanuka gushira mu bikorwa ibyo mu ijuru banzuye. Yesu hagati yaho Sawuli yaravuye ni Damasiko, Kristo ahagarara hagati yaho. Komanda mukuru arahahagarara. Umwesikoti wa mbere aratambuka, Yesu ati ntari weho nshaka. Uwa kabiri aratambuka, ati wewe uri umuyede. Uwa gatatu aratambuka, ati wewe nshaka ntaraza. Sawuli mu kuhagera, reka mbabwire, Yesu yarateruye atimba hasi. Terura kubita hasi, ifuro riba riraje. Umwesikoti w'imbere ati mutabare boss ari kimukubise. Abinyuma baragaruka bati bigenze bite? Abandi bati murebere hepfo mu bigori, abandi bati murebere ruguru, abandi bati nta kintu mubonye bamukubise. Bati ku ifuro rije, bashakira mu masaka no mu bigori ko hari umuntu wabamuteye ikintu, barakibura. Inama ya nyuma bakoze, uwa mbere yese ababaza ngo none mwe mwabanye nawe mwamurinze kuva kera, asanzwe ko hari bifukunye. Musubize sindi kwihuta. Mwe mwabanye nawe ko nje baye umwesikoti we vuba. Igicuri gisanzwe kimukubita hasi. Bati wapi? None babaye iki? Mugihe abesikoti bamuhagaze hejuru, bavuga bati bose turacagiye Damasiko, ubuse turaterura tujane mu bitaro. Naho kumbi Kristo mu bintu mukundira yiyere kuwashaka, abandi ntibamubona. Ntacyo yavuganye n'abari bari kumwe na Sawuli. Yesu yarebanye na Sawuli ati nkumene, ati wambabarira rwose, atari kuburuwe kuntu nteruye nkishashi ukangubita hasi, ariko ufite ibibaraga. Yesu ati ndekuri kofe, ati ibyo ukoze birahagije kongeraho ibindi.
ngo atangira kumubaza ngo urinde mwana, urinde. Kristo n'ubuseriye bwe bwinshi ati ndi uwurenganya. Gute se? Ati nanjye ndi mu burenganya. Uri umurokore se? Nawe suriwe? Kristo aricecekera ati aravuga ati wose wambabarira urinde. Aravuga ngo ndi uwurenganya. Sawuli undenganyirize iki? Mwese nawe usengera i Damasiko, nawe se? Mu mwanzuro ufatika yahise afata, yaravuze ngo nkurikije imbaraga nkumvanye ukuntu nteruye ukandimbura hasi, narateruye ibyuma mfite pinya abandi bacundeba ku maboko, ariko wowe ukanterura nk'agahinja ukankubita hasi, ni ikimenyetso kurekuye umugeri nahita mvamo amenyo, warekure kofe imisaya ukayimena. Ahubwo ibyiza ngiye kwigwanaho, abo nakoreraga unkubise bareba ntawakunkuraho, none nyihera akazi hari weho nkorera. Nyihera akazi, ni weho ukomeye, urakomeye, unkubise n'abandinze bandi iruhande. Reka nkubwire Kristo uyu nguyu afite ubushobozi. Afite iki? Mwanyumva akababwira kanuka afite iki? Yagukubitira imbere ya meskoti yawe, yagukubitira imbere y'abana bawe, yagukubitira muri supanete n'uwo mwashakanye ahari. Uravuze ngo ntiyabikora? Ahubwo naringize ngo uravuze ngo mu rugo ntiyahagera. Uwo mwashakanye afite izihe mbaraga? Agukubita ikofa ambilansi kazi kagutwara. Arakomeye, afite imbaraga, afite ubutwari. N'umunyembaraga, n'umunyabisigira, n'umunyabigango. Mana ishimwe, njye mumwubaha. Abagenekereje baravuze ngo rimwe abari intama, ariko undi munsi akaba intare. Akaba iki? Intare. Iyo bikomeye abiki? Yabyakoroha akaba iki? Iyo muhuye yabaye intama rero ugiraga ngo kandi niyo mwahuye yabaye intare ugiraga ngo ntiyaba intama. Yesu ni byose. Ndagira ngo nihute bene data, Sawuli ngo yahise asaba akazi, abwira Kristo turinde ngo ngukorere. Ati ndi uwurenganya. Nawe se? Ati bariya abantu bose uba wirukaho nabanje. Kera nigeze kwigisha ahantu mu cyumba cy'amasengesho, ndababwira ngo kimwe mu byerekana ko umuntu azavamo umurokore mwiza ni umuntu uzaba yanga abarokore. Umuntu wanga abarokore avamo umurokore mwiza. Iyo abaye we aba we mwiza. Hari abantu babyumvisha ati nanjye nuko nari meze. Ikimenyetso cyerekana umuntu uzaba umurokore mwiza ni umuntu watangiye yanga ngo njye nasengera mu idini ry'abasazi. Buretse uzarigeremo, uzayobora abasazi b'umusazi mukuru. Abantu benshi bangaga abarokore nibo babaye abarokore beza. Ngo nje ngo ngatege igitambaro umunsi ukira. Ngo naba we ngaje ndanywa iki? Ukajya unywa iki? Niri. Urarinda unywa se uzagira inyota. Uri gutekereza icyo uzanywa, Yesu amara inyota. Twebwe
no muri bije tugira ntabwo kunywa se ibyo se bitwara ingengo y'imari. Icupa rimwe rya Nili wenda kuri maraso bakaguha irindi. Ntabwo tugoye pe. Niba barokore batanu ahantu bicaye ibicupa byose bya Nili bitanu, hari umuntu uzi wagikubita undi? Biba ari ibintu rwose bitarimo risike. Akazi Yesu aramubwira ngo akazi ko ndakakwemereye. Ubu wahigaga nawe agiye guhigwa. Yemeye kuba we, ariko urabanza wiga igice. Dore genda umutambyi akurambikeho ibiganza agusengere akwigishe. Kwa Hananiya ngo Amesikoti yagiye kubona ngo abona arabyutse, batekera mure kwigicuri, babona ku nkomo y'ivumbi, babona hisa agenda cete najegeye, bati si kusubira inyuma twihute batari bataha. Ataba iki? Ataba bari gusenga. Aravuga ati mwe muje yo mufite gahunda naho njewe iyo ngiye ndahazi. Aba yerekeye ku mutambyi, agezeho ngo asanga Yesu yateguye umutambyi ati bamaso nzanye umukiriye. Bamaso nzanye iki? Umukiriye. Ariko si bumana yanjye nje mfite ubwoba ibintu ndi kuvuga muri kubyumva. Bamaso nzanye iki? Umutambyi nawe ahagarara mu marembo ngo abona Sawuli ari kugenda guca, ati karibu, ati kuramo inkweto, ati komeza hari akugakeka. Amugejeje aramwigisha arati aratura mvuga ibyaha wakoze, saba Imana imbabazi. Aratura, amaze kwatura arababarirwa, arasengerwa. Amaze gusengerwa ngo amara iminsi bamwigisha iby'itorero, bamubwira ubwiza bw'Imana, bamubwira ibyiza by'agakiza. Ngo yagiye kuvayo aravuga ati igiterane kizaba. Bamuhaye karibu. Reka mbabwire utuntu tugeze nka tubiri nasomye kuri we ngatangara. Haleluya. Ngo umunsi umwe kubera ko yagiraga nationalite ebyiri, yari umuroma kandi akaba n'umuyuda. Umunsi umwe rero ngo hari mu gihe cy'umukwabu bari kuvuga bati abantu bavuga ko Yesu ari umwami rwose, bamenye ko ibyo bintu bitari kudufasha, nta nubwo bari bunyure hano. Noneho ngo yari ari kumwe n'abantu kandi ari usobanutse, murabizi ko yari umunyamategeko, yarize amashuri menshi, ariko mu n'utuntu tumeze nk'udukecuru n'utuntu nyine tw'udukobwa n'uduhungu, agenda nyine ari nkawe shefu. Ariko ngo bagiye kugera kuri bariyeri arabimenya, arebye asanga abantu bari ku burinzi, niwe wari komanda wabo kera. Aravuga ngo nibambona barahita banterera amasari, bahita bavuga ngo shefu banyite fandi, kandi ndakiri fandi wabo. Jewe icyiza cyanjye nuko nshaka kuba umukristo, nibyo binejeje, kandi nshaka ko niba abakristo barakubitwa nanjye ndakubitwa nkabo. Ngo icyo kintu aragikora, ngo aragenda yitwikira kugira ngo batamubona, bati we muhagararaho muri abahe, bavuga iyo bavuye, mutwereke ibyangombwa. Yerekana amakarita y'umubatizo, amakarita y'iki, bati nta bindi byangombwa. Arabisha kandi wabifite, bati hasi barakubita. Ngo mu gihe bari gukubita babakubita nyine babagaragura, ntawe ubasabira imbabazi. Ngo we barakubisa umugeri, barahirima baragaragarama, ngo mu kumwubika arubama, baba bakoze mu mufuka bazi ngo bagiye kumwambura, baba bakuyemo ikarita ye irangamuntu.
mu kuyireba bati nese twakubise ko ari uwacu bati isi yabageze bati yo bati we no want you this bati unamuka mumuhagurutse baramuhagurutse akaje aranga kubareba mukumugira umusaya gucyo mukure bati niwe yafandi bagira bati mubyeyi ko tumye tugukubita kandi ari wowe arababwira ngo mu bintu binshimisha no gukubitwa mbo ubutumwa bwiza iyo mbiyereka kare ntabwo mwari kunkubita kandi bimukoze nibyo byiza kuri nje ibi nibyo nemeye nabyemeye ku bwende bwanje nabyemeye nta umpase uwo nakurikiye nje nzi gushungura nje nzi kugira gute nafashe umwanzuro wo kuba umurokore mbishaka ntabwo nazanywe n'ibibazo ntabwo naje kwihisha hano naje kumugaragaro kandi nzabawe kumugaragaro Rimwe turabona ibintu ukoze twagukubisa uri fandi twagukubisa baratuyoboye Pawulo arababwira ngo njewe ibyarinda muyanje nabihinduye igihombo kubwo kuronka Kristo arababwira ngo nibindi mutekereza nk'inyungu nabihinduye nk'amase kubwo ubutunzi bukomeye butagira akagero ubwo Imana izahabera Pawulo we haleluya Pawulo abaragiye agiye kuvuga ubutumwa aho arahatambuka baramureka ngo ageze aho iteraniro rirabera muvuge ngo kandi ari we mwigisha ngo abantu umwana yaramubonye ati mama ati fatisha koshi twiruke undi ati kubereka ati dore umwe wamwicanye araje nyina ati humura niwe twabonye kuri afishi ati humura niwe urigisha undi baravuze ati hajya harafunguye wazamukana hano yagera hanze buri muntu wese ati arigisha ameze guca mu dirisha aratangira kwica niruke ahagaze imbere avuga ijambo ryiza aravuga ngo ndashimira Kristo wantekereje ko ndi uwo kwizerwa akanyabira umurimo aravuga ngo nubwo nabanje kuba umutukanye ageze hepfo aravuga ngo kandi muhumure umuntu yari muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gisha ibya kera biba bigize gute abantu bati tuvuge ko nawe se wabaye musha arangije arigisha haleluya nanje ndi mubo angiribambe arangiza nanje ariko wewe ntabwo urimo norukundo abacuranzi n'abashatse n'ababuze nanje ndi mubo nawe urimo mugira ibiganza guca abo yanyuzeho bagire guca ngirereho abacuranzi urababona arahembwa bishimishije ariko Yesu we nanje ndi mubo yanyuzeho angirira ariko urabyibutse arangiza Yesu yanjye aranyomora
ariko man nanjye ndi mubo angiriro zamura ibiganza tumuhe icyubahiro Yesu aranyomora yego aranyomora yarakoze nanjye ndi mubo ariko ntabwo uri makuru kwishushanya aranyomora ishuye imyenda yanjye tera haleluya reka mbabwire Mana ishimwe Mana ishimwe Mana ishimwe lotala wa inifosa lemando lageni mpamvu ndirimba mpamvu ncuranga mpamvu ngutambira nuko wambabariye mpamvu ndirimba mpamvu ncuranga mpamvu ngutambira impamvu ndirimba impamvu ncuranga impamvu ngutambira nuko wambabariye amashi impamvu ndirimba impamvu ncuranga impamvu ngutambira nuko wambabariye biha agaciro impamvu ndanga amaturo impamvu njya gusenga impamvu ngutambira nuko wambabariye iyo mpamvu irakomeye Mana we impamvu ndirimba impamvu ncuranga impamvu ngutambira nuko wambabariye iyo mpamvu irakomeye yego impamvu ndirimba impamvu ncuranga impamvu ngutambira nuko wambabariye iyo mpamvu tera haleluya ina warababa haleluya ndagira ngo mbabwire indirimbo ya 95 itangira ivuga ngo ibyaha byanje Yesu yarabyikoreye ifite mu ijambo rikomeye rivuga ngo ambwira ijambo ryate urababara ambwira ijambo urababare mazi bindusha kuva uwo munsi ndabimuko ndawundi
Emanueli, izina rimbera ohomora icyamba yego akambame imbabazi nubuwa murekeraho. Amena amena amena. Mu magambo yose meza Yesu avuga nta jambo riruta urababariwe. Mu magambo meza yose, dore ko nta jambo ribi Yesu agira. Mu magambo meza Yesu agira nta jambo riruta. Sawuli yari afite ibyo mwita imishahara yari ku rwego rwo hejuru, ibyo mwita icyubahiro yari ku rwego rwo hejuru, ibyo mwita sigisi yari ku rwego rwe yaragezweho, ariko ibyo byose arajugunya, aravuga ati ndi umunyabyaha, nshaka kubabarirwa, nje nshaka kubabarirwa. Hari ibintu mwita ngo ibikubeshejeho, ngo ibi mbivuyemo nabaho gute? Wabaho gute? Wabaho gute? Ntabwo nababwiye umugabo wabajije umugore we bari kurya, aramureba ati ariko sheri, undi ati karame, ati ubu mfuye washaka undi mugabo? Umugore aramubwira ati nabimenye upfuye. Ati pfurebe wese ibyo ukubimbaza utarapfa nsubize iki? Ati nabimenye upfuye. Ntuzibaza uko wabaho ukiri mu byaha, ngo ubu ntasambanya nabaho gute? Bireke urebe uko urabaho. Ko mutari kunyumva, ko mutanyumva, wowe manzu bireke urebe inyungu zirimo. None se baraguha inyungu utararangura? Ushaka kumenya inyungu utararangura? Wowe shora reka ibyaha urebe inyungu zo kubabarirwa maze ubirebe. Urabona tudafite inyungu? Urabona tutarungutse se? Ibintu birinjiza we. Bwarakeye amavuta yaza uwari Sawuli ahinduka Pawulo. Pawulo avuga ubutumwa, aravuga. Bukeye kugira ngo nihute tubihuza n'amasaha, bukeye barapfuye. Apfuye rero mu bintu byabaye ngiye kubabwira, murahari kubyumva? Murahari kubyumva? Umukiranutsi nka Sitefano nkandi ngo yabaye yiyicariye iburyo bw'Imana, niho abakiranutsi bicara. Yiyicariye mu ijuru ngo abona n'uwamwishagize gute? Haravuga ati rya juru ribaye akajagari, none se iyi ntera hamwe igeze no gute? Haravuga ati nje niba ari ibinda rivama nsobereho narindi. Ubu suyageze no uyu siwe wanyishera, suyu wari uyoboye igitero. Mwisegeze mu ijuru gute? Mu ijuru bati nawe wirakara, mu ijuru ntibarakara. Stefano ati sinde none se ubageze hano gute? Bisaba ko Yesu atanga ibisobanuro. Aravuga ati kambikwereke, yakwishe mu gice cya kangahe? Cya 7 cya 8. Bigeze yakwishe mu gice cya 7, dore haciyemo cya 8, mu cya 9 na warakizwa. Yakije ati kuwa gatatu yahise aje Nyarugenge. Nawe ageze yagira gute? Arihana. Atubonye ageze ino rero ntabwo ageranye n'ibyaha. Yagize gute? Yarihanye. Reka mbabwire, kwihana bizatuma mu ijuru habaye uwapfuye n'uwagize gute? Niyo mpamvu mubona amateraniro yose, ngiye umuprofeseri wanyigishe muri teoloji yarambwiye ngo niwigisha abantu ugasoza utabwiye abantu ngo bihane, uzamenye kutigishije ko waganiye gusa.
hari icyo bita kuganira no kwigisha. Ubutumwa bwose bwiza busoza bubwira abantu ngo mugire gute. Ubutumwa butazakubwira ngo ihane, uzamenye ko ari umutaramyi wagutaramishije. Mu butumwa bwiza uwa mbere wabwirije ni Yohana wa Zakariya, niwe mwigisha wa mbere mu butumwa bwiza mu isezerano rishya. Yohana yigishije abantu asoza babwira ngo mugire gute mwihane. Yohana akurikirwa na Yesu, yasoza abwira abafarisayo ngo mugire gute mwihane. Yesu akurikirwa na Petero, Petero nawe kuri Pentekote asoza abwira abantu ngo mugire gute mwihane. Petero ahita aza akurikiwe na Pawulo, Pawulo nawe abwira abantu ngo mugire gute mwihane. Natwe tuje dukurikiye, n'ubundi natwe turavuze ngo gira gute ihane. Ihane, ihane, ukwiriye kwihana, kuko nutihana ntuzagera mu ijuru. Kandi mbabwiye imbaraga zo kwihana. Nukuri mu ijuru ubu tuvugana, Sawuli wari ruhagwa, ubu niwe uzaba afite inyenyeri nyinshi, niwe wahinduriye abantu benshi gukiranuka. Iri sezerano rishya afitemo kimwe cya gatatu kibyanditswemo ni ibya Pawulo, kubera yihanye. Kubera yagize gute? Kubera yihanye. Kubera yihanye. Ubu wihanye wakora amateka mashi, ubu wihanye wakora ibintu bishi, ubu wihanye wabaho bundi bushi, ubu wihanye famiye yakubona bundi bushi. Imana nibaho umugisha. Reka ngubwire kandi, ubwo maze kukubwira ko kwihana byakugeza mu ijuru ukicarayo. Abantu baguheruka, nyoko wapfuye azi ko wiba akakubona uhingutse mu ijuru wambaye ikanzu yera, bati iyo kanzu nayo urayibye se? Uti oya wamaze gupfa ndakizwa mama. Turashimira ijuru ko batagiba. Ijuru nta muntu uzaguparanganira, ijuru ryo ntanduruburi, ijuru ryo ntabaringa, ijuru rirestaye. Aha kabiri naho nshaka kukubwira ko kwihana bizaguhesha ubuzima, imibereho. Bizaguhesha iki? Hari igihe isi cyanganyikisha umuntu akaburi yava niyaje, bigasaba ko ahabwa nkunganire n'ijuru. Hano Bibiliya yerekanye umunsi Dawidi yazazaniwe aburiyaja, kuko yari ari guhigwa n'umurusha amaboko, yari ari guhigwa n'umunyembaraga, kandi yashakaga kumwica atamubabariye. Ariko reka mbabwire, korari ya hariya mu Butete yitwa Isezerano yaririmbye indirimbo iravuga ngo hejuru y'imbaraga zose hariho imbaraga z'Imana. Hari akandi gakorasi kera bateraga kavuga ngo yaba wari ubizi, yaba wabimenyaga, yaba wari uzi ko hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana, ntabwo hakagombye kumva utari bubeho, kandi Imana ifite imbaraga. Dawidi uwamuhigaga yamusumbyaga amaboko, amusumbya n'imbaraga, kandi yabaga yamutumaho bakamuzana atavuye aho ariwe. Ariko reka mbabwire, Dawidi ngo yihishe, nasomye ahantu hatatu, agaze kuri hatatu yihisha hitwa mu buvumo bwahitwa Aduramu. Dawidi yihisha hitwa Izifu. Izifu ho ngo yarahihishe, ngo hari imbeho cyane, ngo ari kwihisha Sawuli ngo asesera mu buvumo araramo, ariko ngo imbeho iramwica cyane, iramwica. Ngo mu gitondo rero hava akazuba babita agasusuruko, ngo abasosotse mu buvumo ngo aze kota akazuba. Icyo gihe Sawuli ngo yari yaramushize ku isoko, yaravuze ngo uzamubona azahembwa bishimishije. Ayo matangazo arayatangaza. Ngo mu gihe Dawidi yari ari kota akazuba, ngo abaturage b'Izifu baramubona. Ngo ndi ngomba kuri ati abagize agatoki guca ati turamubonye Dawidi.
ngo bahita birukanka baja kubwira Sawuli ko bagize gute bamubonye. Sawuli abwira uwitwa Abuneri. Abuneri niyo ari komanda mukuru w'ingabo za Isirayeli. Aramubwira ngo ingabo zose zikoranye tuzamuke tuje guhiga Dawidi twamenya aho ari. Ngo bazamuka umusozi ingabo ku yindi, baravuga bati nitutamubonesha amaso ibirenge biramukandagira, ntabwo tumusiga uyu munsi. Kuko Imana yari iri kumwe na Dawidi. Iyo umuntu yababariwe n'Imana, Imana imushoraho umushinga. Haleluya. Imana yari yagambiriye kurokora Dawidi. Ngo mu gihe bagiye kuzamuka umusozi, Imana ibwira Dawidi ngo nabimenye ko baje kuguhiga, kandi abaturage ba hano baragutanga ndabizi. Nyura mu ibanga ry'umusozi umanukane hirya, wowe uza aho bavuye. Abandi bazamuka umusozi, Dawidi anyura mu gikombe aramanuka ava mu musozi ahita amanuka aho bavuye. Amanutse ngo hari ahantu bitaga, reka tuvuge ngo kuri diyoseze habaga umutambyi bahita Inobu. Inobu niho hari icicaro gikuru, niho umutambyi yabaga nka musenyeri. Abaragiye ageze Inobu, mu kwinjira abantu bati babwira umutambyi bati hano haje abantu bambaye ibikweto n'ibikote. Umutambyi arasohoka agiye kubona ni Dawidi. Ati muraho nyakubo. Umutambyi mu kumureba aravuga ati mperuka utahana igihanga cya Goliyati, mperuka abagore bagusingiza, mperuka abagore bakubyina batarakurepese. Dawidi ati nawe wari uhari se? Umutambyi ati hari utarabibonye ko twese twaduhagaze ku mihanda turi kubifuriza intsinzi? Aravuga ati se ko mugeza? Aravuga ati tuguye isari, turi kumva dushaka kurya, twatugize ngo muduhe umutsima. Umutambyi ati ngo iki? Muduhe umutsima? Umutambyi aramubwira ati se igihe amatangazo yatangiwe ntabwo ubizi? Dawidi ati nzi biki? Ntabwo si wateraniye Nyarugenge kuwa gatatu? Dawidi ati nari ndi mu kazi. None se uri mu kazi ntiwaba na online? Dawidi ati n'iryo nikosa, ntabwo nari nacaginze, wenda nta muriro nari mfite muri mashini cyangwa muri telefone. Umutambyi ateye n'amakosa yombi. Ati rero niwe utabizi, abateranye bose barabizi, n'abari ku murongo ku mbuga nkoranyambaga barabizi ko nta mutsima wa rubanda, nta utabizi. Umutsima wa rubanda warashize. Dawidi ati niba uwa rubanda warashize hasigaye uw'abandi. Umutambyi ati usigaye umutsima uhari fasha. Ira hejuru bavuze ngo iki? Baravuze ngo haleluya. Mutegereje mufite amatsiko y'uwasigaye? Niba uwa rubanda warashize nta gupfa kuza kwishikirira ibisubizo ngo munda bitanu, bikaba ari umutsima ufite gahunda. Dawidi ati vuga uwasigaye numve ko nanjye nakwiyandikisha muri iryo tsinda. Umutambyi aravuga ati hasigaye umutsima w'abahungu birinze abagore batiyandusha. Abantu batiyandusha niko yakoresheje ako kantu. Dawidi ati se yewe ndumva wari uwacu, ahubwo ibyo bivuze ndi kujya. Umutambyi ati ngo iki? Dawidi ati se urandeba ukambonamo njyewe ubuze kuva ryari? Hashize iminsi ngahe kuva natangira uru rugendo? Kuva natangira uru rugendo? Koma aravuga ngo twahagurutse kuva kuri Yorodani, aho twahagurukiye ibikoresho byacu byari ibyera. Aramubwira ngo ndabizi urere kwa mushumba, nubuja mu mwuka urebe biracari ibyera, biracari ibyera pe. Aravuga ati ndi umukandida wo kujya. Aravuga ati rwose winkereza peti ndayifite, n'icyangombwa kimpesha umutsima ndagifite, sindi rubanda rwose.
umutambyi ngo ajomeye mu mwuka, wabona Dawidi ntariyanduza, abona ntaragira gute, ntariyanduza. Bibiliya yavuze ngo akura imitsima yejejwe. Imitsima igize gute? Ariko mana, mba ngubwiye ngo mbwira mugenzi wawe, ariko nawe ari kunyumva, mwihorere. Uwo mwicaranye nawe ari kunyumva, ndashaka kukubwira ko ibi bisubizo muba mwaje gushaka birejejwe kandi bitahana abejejwe. Ntabwo ari ibintu byo gupfa kuza kwishikirira, ntabwo ari ibi. Ari umunsi umwe nageze hariya muri Nyabugogo, mbura n'umuntu yambaye jiri, arambwira ngo gura se, ngo akira simukadi, ngo simukadi ni ubuntu, ngo rwose ngo fata simukadi ni ubuntu. Ndamureba, ndi niki? Ati gura rwose, ati ni ubuntu. Ndamubwira nti niba ari ubuntu jugunya hasi barataragura, bikaba ari ubuntu se bikaba bwiriwe biguhagaritsaho. Uri gutanga iby'ubuntu uri Yesu. N'agakiza ni ubuntu, ariko hari abatagafite. Simukadi ni ubuntu, ndijugunya hasi ndashekera. Abarasetse, ndineze kusetsa. Arambwira ati genda wewe urasobanutse. Rero hari ibintu mubwira ngo ibi bisubizo ngo ni ubuntu, ariko hari ikintu kimwe bigusaba, ubundi ibindi byose bikaba ubuntu. Bikaba iki? Imigisha yo mu gakiza k'Imana ni ubuntu, ariko ntabwo ukuramwe imigisha ngo usiga agakiza. Uyitwarana n'iki? N'agakiza. Ntabwo wabaga agakiza ngo ukuremwe imigisha, utwarana byose. Imana ibaha umugisha. Dawidi aravuga ati muyimpe, baramuha kuko basanze atariyanduje. Ibi bitangaza mubona abantu bahagara hano bashima Imana yakoze, ibikorera abantu batagize gute, batiyanduje. Icyakora ifite n'indi serivisi yo kubabarira bagize gute, abiyanduje. Kubera iki rero? Ijambo ngiye gusoreza aho rya nyuma, muri kundeba mwese, hari ibintu tutirirwa dutangamo ingero ngo tuje hirya no hino, ariko ni ijambo rimwe ngiye gukoresha. Muri kunyumva? Abinyuma muri kunyumva? Ndi kwegera umusozo, mwihangane. Ijambo rimwe ngiye kuvuga, tudakunze gutanga ingero nyinshi mu ijambo ry'Imana nazo si nziza, ariko ijambo rimwe umutambyi yakoresheje ngo nta mutsima wa rubanda ugize gute. Ndashaka kubabwira rubanda, buriya twebwe turabiki gihe, turabubu, ariko abasaza bari hano baramye ba kera barabizi. U Rwanda rwigeze rugira igihe cy'abami, hari icyo bita rubanda rw'umwami n'icyo bita abana b'umwami. Murabyumvise? Rubanda, abana. Mu gihugu rero haba harimo rubanda rw'umwami, hakabamo n'abana b'umwami. Umutsima washize rero Bibiliya yavugaga ni rubanda, n'uwa rubanda, ariko uw'abana inkuru ishimishije. Uw'abana uwashize ni uwande, utariho ni uwande, ariko uw'abana. Mugira ibiganza gutya duhese icyubahiro. Muhumure, mu kigega birimo, mu giseke birimo, ibitarimo ni ibya rubanda, ariko iby'abana umfasha. Amen. Ejo bundi ndi gutanga ubuhamya hano mu giterane cya Korali Agape, ndi kumwe na madamu wanje hano. Nababwiye ngo nubatse urugo mbaye mu ngo 38, ahantu nabaye bandera, mva hamwe nkaja ahandi, ngera igihe cyo kugira urugo rwanje mbaye ahantu 38, ingo 38. Hari aho nirirwaga simparare, hari aho nabaga ku wa mbere ku wa kabiri bati genda ibiryo byabaye biki, ariko aho nabaye hose
abantu bandeze barabizi, mbashimira ko bangaburiye. Ikintu nabanengeye ni kimwe, nuko batanshize mu ishuri, ariko nabo tubiziranyeho. Ubu ngubu iyo duhoberanye ndababwira nti muhumure, Yesu yakuyemo ibirarane. Muhumure, Yesu yakuyemo ibirarane, kandi nta rubanza mbashiraho. Ngewe nshize irungu n'abantu tubana barabizi, nta matiku ngira. Icyo mbabwiye, muri aho hantu ingo 38 nabayemo, nta hantu na hamwe nigeze mba ngo nsunike urugi rw'icyumba cya nyir'urugo mbe nakwinjira mu cyumba cye. Naba ndi umwana, naba ndi mukuru, ahantu hari sitope ni ku cyumba cya boss. Ariko naba nkiri nko muri korodoro, nkabona umwana we umeze n'ubwanwa bugezaho, nkabona rinje yasanze se mu cyumba, ati papa, ati gutangira amashuri uzi ko byenda kugera, izati cara hano tubipange. Nkavuga ariko aha hantu ntagera, abandi bakagira gute? Siko mutanyumvishe we, ubu nzanye amatiku mutorero. Nkavuga ngo aha hantu ngewe biri sitope, kandi aha hantu ntagera. Niba umubyeyi afite n'abana 9 bose bakahagera, ngewe singire gute? Nkazarinda mva muri urwo rugo ntagize gute? Aha hantu ntagera. Kubera iki? Umutima ukambwira ngo nuko utari umwana wabo. Iyo utari umwana mu rugo ugira ahantu utagera. Uri kuvuga ngo ndabeshe si weho umukozi wawe agera aho uryama? Vuga ndi kwihuta nsoza, we haragera se? Asunitse uruga akagusanga mu mashuka yagukira. Ariko umwana wawe yagira gute? Ibyo bisingiti bitambitse mu muryango rero byo kuba atari umwana akaba yitwa umukozi, ni ngibyo bitumye atinjira aho ngaho. Kandi aho atinjira, reka mbabwire, niho hakorerwa inama y'ibirakorerwa muri salo no mu gikoni. Aho ngaho udafite ubushobozi bwo kwinjira, ibizakorerwa muri salo na salo manje no mu gikoni, byose inama nkuru ibera mu cyumba. Iyo umubyeyi ashaka kwanzura ibintu bikomeye, ava muri salo. Ibyoroshe nibyo banzurira muri salo n'abakozi bahari, ariko ibikomeye inama nkuru ibera headquarter. Ibiro bikuru bikomeye mu rugo ni he? Rubanda akabatemereye kugira gute? Umukozi akabatemereye kugira gute? Ariko umwana arahagera. Ingo 38 narinze mera ubwanwa ntaramenya aho boss ajyama. Ariko ntacaha mubazeho, nanjye ubahombi wanje, nanjye mfite n'umukozi nawe ntahazi. Niko byesitaye, ibyo niko bimeze. Ariko umwana wanje agira gute? Aho rero rubanda rutagera, kugira ngo uhagere muhaguruke mbabwire uko tubigenza. Muri gutinda guhaguruka kandi nje nahoze mpagaze. Ni ikintu kimwe, ni urusika rumwe rutuma utahagera. Yohana igice cya mbere 12 havuze ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kandi ngo abo ngabo ntibisaba ko babyagwa n'umugore n'umugabo. Abo babyagwa n'iki? Kubwa Yesu Kristo. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Urwo rusika rutuma utinjira aho ngaho. Ibyo bisingiti bibaho ngaho.
ndagira ngo tugusengere uyu munsi iryo rido riveho kandi Uwiteka akugururire nawe ugeraho inama ziremerwa, nawe ugeraho ibyemezo bifatirwa, nawe uvuga icyifuzo cyawe. Uzahora uhagarara muri korodoro uzageza ryari? Uzahera ubariza muri jaride uzageza ryari? Rubanda rw'umwami rwicara ku karubanda ku gasozi, ariko abana b'umwami baba mu rugo rw'umwami. Imana nibaha umugisha. Kandi mbibutse ko umwami yitwa umwami ari hanze, ariko iyo yageze mu nzu yitwa papa. Yitwa nde? Imana ni papa, Imana ni data. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo dusengere umuntu wumva arambiwe kuba muri rubanda, ashaka kwinjira mu kuba umwana. Umuntu wumva yakwihana, yababarirwa ibyaha, bikazatangaza ageze mu ijuru akavuga ati n'uwari Sawuli yahindutse Pawulo kubera kwihana. Ndashaka guhinduka umwana nkabyarwa nanjye nkaba umwana mu rugo. Uwo muntu niba hari nazamura ikiganza tumusengere. Igihe wahereye uhera mu bikingi by'amarembo ni kera. Zamura ikiganza tugusengere. Kandi navuze ibintu byumvikana, uramutse utabyumva cyaba ari ikibazo wifitiye. Hari ukuntu abantu bakunze gucunaguriza ibintu ngo tubivugeho cyane. Ijambo ry'Imana riravuze ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nje nemeye Yesu nk'umwami n'umukiza. Uyu niwo munsi wawe wo kumwemera. Numara kumwemera ngumuke, urahari ngo utere intambwe tugusengere. Ushaka kwemera Yesu, va muri rubanda winjire mu bana b'Imana. Va muri rubanda winjire mu bana. Va muri rubanda urenge aho abantu batarenga. Va muri rubanda winjire. Uraza cyangwa dusengere uyu musaza gusa? Ubu urabona yatabyumvishe. Ninjiye ahera cyane Yesu yanteguriye. Uriye nkoranywa amazi meza isoko idakama. Manuni y'imisi wa mutima w'Imana. Negereye wino karibu. Ninjiye ahera cyane. Wino urusika ruvuyeho. Horawe wamazi wino wemeregwe isoko itakama. Mana we manoni urasigaye wowe mada. Wino ye mukobwa, wino uve muri rubanda uhabwe karibu winjire mu bana. Ngabo baraje, ngabo baraje. Ninjiye ahera cyane. Gomera Imana amashyi batambuke. Gomera Imana amashyi batambuke. Wino uve muri rubanda. Ibiryo ni iby'abana. Ibiryo ni iby'abana. Wamutima w'Imana. Ngabo baraje, ngabo baraje, ngabo mubaje. Komeza uze ngwino bakwakire. Yesu yanteguriye. Abantu bakoze imibare basanga bamaze iminsi ku rugi rukinze, kandi aharemegwa inama ahafatirwa imyanzuro ikomeye batarahagera. Wino Kristo akwinjiza kugira umwana mu rugo. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Turizera ko nta wundi dukingiranye, ariko niba nawe warukijijwe
warangiza ugasubira inyuma ukagwa ukaja mu byaha. Ni ukuri uyu ni umunsi w'imbabazi, kandi iyo umaze kubabarirwa Imana ikwishingira mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nawe niba urimo kavuga uti Imana mfite ibyo ngukeneyeho ariko sindiyunga nawe. Yobu yaravuze ngo iyunge nayo ubone amahoro. Nawe ngwino tugusengere, nawe ngwino tugusengere, ngwino ubwire Kristo uti ndashaka ko twongera kusubukura ubushuti bwanje nawe. Ubushuti urabizi bwajemo agatotsi, ubushuti bwawe nawe bwajemo burimo ubushuti. Iyo bigozemo icyaha biba birangiye, ariko komeza utera intambwe. Ngwino nawe mukomere Imana amashi naho batambuke, mukomere Imana amashi. Abantu ngabo baraje. Izu ufite ugwenda n'icyenda, mbese ndizihaye uwo mwungeri, uwo mwunamuke. Abunamye mwunamuke babasengere. Iyo ngabo baraje naho yaba abo ubushuti bwabo n'Imana bwajemo agatotsi, muze mwiyunge nayo. Ngwino tugusengere. Naho yaba. Murakoze cyane. Ngiye nta wundi. Imana ibahe umugisha. Katwakira abashumba, akazi kabo karabonetse. Kandi mbibutse ko ni ukuri muri aya masengesho harimo umutsima, ariko kugira uwurye ni ukuba wujuje ibyangombwa. Imana nibahe umugisha. Va muri rubanda winjire mu bana, Yesu akugirire neza. Reka twakire abashumba bakora umurimo wa gishumba. Imana Data se w'umwami wacu Yesu, turagushimiye kuko wakunze abari mu isi ugatanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Turagushimiye Yesu kuko abakwemeye bose bakizera izina ryawe wabahaye ubushobozi bwo kuba abana bawe. Abo ntibabyawe n'abantu n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo babyawe nawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye Yesu kuko ugiteze amaboko uhamagara abarushye n'abaremerewe. N'uyu mwanya urahamagaye ngaba abahungu n'abakobwa bawe, nubakire nubashyire mu gituza cyawe, nubakomereze mu ijambo. Ubarinde ibyaha, ubarinde ibyago, ubarinde umubi, ubakomeze. Kandi kuri wa munsi uhera iyindi bazumve amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo. Turagushimiye Yesu, turagushimiye. Ni kumuririmbyi yararirimbye aravuga ngo mbese Golgota haracyariho ngo nihane. Haravuga ngo uwambambiwe mubonye naronka amahoro. Turagushimiye kuko baronse amahoro, kuko bakwakiriye nk'umwami n'umukiza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amazina yabo kubw'ubutware bw'ijambo ryawe tubandukuye mu gitabo cy'urupfu, mu gitabo cy'abarimbuka, tubandikishije mu gitabo cy'abazabona Imana, mu gitabo cy'ubugingo. Kandi Uwiteka kubw'ijambo ryawe, kubw'ijambo ryawe bavuye inyuma, bavuye muri rubanda, binjiye mu rugo, babaye abana bawe. Uwiteka we ubarinde ikibi, ubarindire igisa n'ikibi, kandi ubambike imbaraga zibashoboza kunesha izabaneshaga. Urakoze Yesu, urakoze kubagiriye neza. Urakoze Mwami kuko bazumva impanda yawe. Iteraniro ryose tugukomeye mu mashyi. Ababyeyi bakuvugiriza impundu kubw'ubuntu n'imbabazi ubagiriye. Urakoze, urakarama mu izina rya Yesu. Amen. Murahaguruke gato mwitonze.
murebe uriya mukozi w'Imana uzamuye uriya uzamuye ikiganza muramukurikira, hanyuma ni ikiganiro. uriya uzamuye ikiganza mumukurikire mwese hatabuze n'umwe. Iteraniro ryose maguruke dusenge, natwe ntabwo ubutumwa ari ubw'abariya gusa, nawe nubwo wicaye birakureba. Hagurukira uri, niba waje uhagaze ku maguru yombi ongera uhaguruke dusenge Imana. Abashumba mwemuritse kugenda. Mpisemo guhorangizwa ngashingwa muga, icyo si icyifuzo cyiza, sinzavamo. Mpisemo ngashingwa. Yego, zamura ibiganza, zamura ibiganza, zamura ibiganza. Sinzavamo. Ibyo biganza uzamuye, ndagira ngo uzamure kwizera kurenga ibiganza, ubwire Imana ngo Mana, ndashaka gukomeza kuba umwana mu rugo nk'uko umubyeyi aba afite inshingano zo kwita ku mwana, ariko ujye unyitaho, ariko ujye unyitaho. Ndashaka kuguma mu rugo rwawe, urugo rwawe rurimo ibiryo, rurimo ibyo kurya, rurimo ibyo kunywa, rurimo imyambaro. Korari Jehova Chire yaravuze ngo gumamo, muri Yesu niho turuhukira. Zamura ibiganza ubundi ushyiremo ibyifuzo. Nawe umwana wawe yakubwiye uragerageza kumusubiza kandi utari Imana, kanswe wewe uri mu rugo rw'Imana. Imana nitwumve kandi ntitwumvira ubusa. Reka nakire muze yature gukora kw'Imana. Data mwiza, turi imbere y'amaso yawe, turagushimiye kuko watugize abana. Jambo ryawe riratubwiye ngo abakwemeye bose bakizera izina ryawe wabahaye ubushobozi bwo kuba. Harimo inshinga etre, haleluya, kuba abana b'Imana. Turagushimiye kuba watugize abana. Ureke dukomeze kubaka mu izina rya Yesu. Turinde kwivana mu rugo, turinde kwishyira muri rubanda, mu izina rya Yesu Kristo. Ukomeze Mana kuturinda, ukomeze kuturindira umurage w'abana b'Imana. Ntabwo turi rubanda imbere yawe Mana, bafite umurage. Ntabwo tureba ngo bazava mu bande, nta mubyeyi wabaza abana ngo muri bande, ko turi abana b'Imana kandi ubwo turi abana turinda baragwa. Umubyeyi ntiyareba umwana we, turabaraganwa na Kristo. turi abana b'Imana. Haleluya, turi abana b'Imana. Mana, ntabwo dufite Mwami Yesu isano, cyangwa se ntabwo dufite Mwami Yesu uburenganzira bumeze nk'ubwo abandi bantu bo hanze, ahubwo turi abana b'Imana. turi abana. Cyubahiro ni icyawe. Dusunika urugi tukaza no mu cyumba, dusunika urugi. Ntabwo turi mu rwego ntabwo tuvugira ku irembo, ntabwo turi mu rwego rumwe n'ab'isi, twisobanura. Oya Data, turi abana bawe. Ntabwo dusaba audience. Haleluya. Komeze kubaka umwana mu rugo ntasaba audience. Komeze Mwami kuduha uburenganzira bwuzuye butari igice mu izina rya Yesu. Tugukomeye amashyi kuko turi abana bawe mu izina ryawe Yesu. Amen. Mwongere Imana amashyi, twakira uwayoboye akomeze. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.